Tubahaye ikaze mwebwe mwese mukunda ijambo ry'umutima. Iyi ni ijambo ry'umutima, ni cano nshyashya ibagezaho ibiganiro bitandukanye, inkuru z'urukundo zasize isomo mu buzima bw'abantu ndetse n'ibyegeranyo bitandukanye. Ku ijambo ry'umutima tubagezaho kandi amakinamico yagiye akundwa kandi yasize isomo mu buzima bwacu bwa buri munsi, tukabagezaho inkuru zabayeho ndetse n'iziri kubaho n'iziri gusirikira ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo mumenye aho isi yacu igeze. Ijambo ry'umutima rero turabashishikariza gukora subscribe, mukajya ahanditse comment kuri buri video twashyizeho, maze mukatubwira uko mwayumvishe, mugakurikira video zabanje, maze mugakomeza no gukurikira n'izo dukomeza gushyiraho ubuzima bwacu bwa buri munsi. Turabashimiye mwebwe mwese mukomeje kubana natwe kandi mukatwereka ko muri kumwe natwe. Abakoze subscribe turabashimiye ndetse tubasaba kugira ngo mukore na share z'ibiganiro dukora, maze abatari babibona nabo bibashe kubageraho. Uyu munsi ku ijambo ry'umutima rero tutabatindiye, twabateguriye inkuru y'urukundo irimo amasomo atandukanye kugira ngo wowe nuyumva cyangwa se nurisharinga n'abandi bakayumva bagira icyo bakuramo, cyane abari kunyura mu nzira z'urukundo, cyane ko ari inzira itoroshye muri iyi minsi, inzira irimo amahwa y'imishubi ndetse inzira y'inzitane buri wese atabasha kwambuka. Ubundi ubaze umunsi ku wundi ukareba abagenda biyahura, ukareba n'ikibiyahuza, usanga benshi ikigero kiri hejuru ari icy'abiyahuzwa n'urukundo. Abanzwe, abakunze urudashoboka ndetse n'abari guca mu nzira batabasha kwihanganira bagahitamo kwivutsa ubuzima. Gusa ku ijambo ry'umutima turabashishikariza yuko icyo si cyo cyemezo wafata bitewe n'uko uwagukundaga cyangwa se uwo wizeraga nk'umuntu wawe yaguhemukiye. Ahubwo wowe tekereza ndetse unashyire umutima ku nzozi zawe, utekereze kuko yaje ari nako yanagenda, cyane ko nta sezerano mwigeze mugirana, n'iyo ryaba rinahari kandi bivuga yuko uko yaje, uko wamubonye ari nako wabona undi. Ntabwo ari amahitamo yo kwivutsa ubuzima kuko yaba yakwanze ariyo mahitamo meza. Turabasaba gutukurikira muri iyi nkuru y'umunsi twabateguriye, inkuru y'urukundo tugiye kubagezaho uyu munsi. Tubahaye ikaze. Reka dutangire. Mu mujyi muto, ahantu amahumbezi y'imisozi mito ndetse n'uturima duto duto, aho amahumbezi yabyo ahurira, niho dutangiriye. Niho habaga umukobwa witwaga Imanzi, yari afite imyaka 24, afite umutima woroshye ariko ukomeye. Yikundiraga kwandika no gufasha abantu bacitse intege cyangwa se b'intege nkeya, babandi batishoboye. Uyu Imanzi rero, uyu mukobwa dutangiranye, yabayeho mu buzima bw'ibikomere bitandukanye. Yigeze gukundana n'umusore wamusezeranyije byose, ariko akamuta mu buryo bwamutesheje icyizere, se agatekereza ko ubwo buzima atazongera kububona ngo bugaruke. Ku myaka ye rero yari ikiri mike ariko nanone atari mike cyane, yari ameze cyangwa se yari yaramenye yuko gukira ibikomere atari ikintu gihita kiza ako kanya, ahubwo ari urugendo rwa buri munsi. Nyuma y'amezi menshi yiturije, yagiye kuba umukozi w'umuryango ufasha abana mu muhanda. Ni ukuvuga yagiye kuba umwe mu bafasha abana bo ku muhanda, benshi twita ba mayibobo, babandi badafite kivurira, babandi badafite ubitaho, abo nibo yagiye kwitaho. Turacyari kuri Imanzi, umukobwa twatangiranye wabayeho afite ibikomere byinshi, cyane cyane iby'urukundo. Aho rero yagiye kwita ku bana b'imihanda, bo ku mihanda, niho yahuriye n'umusore witwa Nshuti. Uwo musore yari umufotozi, wafotoraga ndetse wabonaga ubuzima mu ishusho buri wese atabasha kubona. Uwo musore bahuriye aho ngaho, aho yagiye gufashiriza abo bana ndetse baramenyana. Imanzi niyo yari azi ko uwo munsi w'imvura ituje, igihe yicaraga munsi y'igiti cya avoka yandika mu gitabo, cyane ko twabwiye ko aribyo yakundaga kwandika ndetse yandika udukuru dutandukanye n'ibitabo bitandukanye. Icyo cyari igihe cyari gihinduye ubuzima bwe. Nshuti yahingutse asa n'uwiruka, afite igikapu kirimo kamera, cyane ko twababwiye ko Nshuti we icyo akora ari umukameramani cyangwa se akunze gufata amafoto. Abonanye nawe rero, ubwo abonanye na Inshuti twatangiranye, amwereka ko bigoranye ndetse aramubaza ati, bite baby,
ubwo yabazaga inshuti. Baby nawe cyangwa se inshuti wa mukobwa twatangiranye aramusubiza ati ni byiza. Ati ko mbona ufite kamera urafotora. Ubwo batangiye kuganira ndetse baribwirana, ibiganiro biba birebire. Ibiganiro byabo byatangiye gake gake bisanzwe. Inshuti yabonye Imanzi afite uburanga bw'imbere n'inyuma, ubwo umuntu atapima n'amaso gusa, ahubwo kereka amuganirije bakaganira bakamenyana byimbitse. Yamubazaga byinshi ku muryango akoreramo, wa wundi ufasha abana bo ku mihanda, nawe akamubaza ku mafoto afata cyangwa se afotora, nuko agenda afotora mu buzima bwa buri munsi, kwa kundi abantu bahura bakaganira ku byo bakora bitandukanye. Iminsi yakurikiyeho rero inshuti yatangiye kujya amuzanira amafoto y'abana bafashwaga, babandi yafotoraga yaragendaga akabafotora hahandi abafashiriza, maze akamusaba inama ku buryo yabyandika mu nkuru ze. Ni ukuvuga yamuzaniraga amafoto maze nawe akayakoresha muri kwa kwandika inkuru ze avuga ku bana bo ku mihanda. Uku rero kwabaye impamvu ko guhura kenshi, kubera yuko umwe yazaniraga undi amafoto, undi nawe akayakoresha mu kwandika inkuru ze. Batangiye guhura kenshi ndetse kugeza aho batangiye kumarana amasaha atari make, amahoro n'umutuzo bikazana bibasanga bitewe n'ibiganiro baganiraga. Aho niho Imanzi yatangiye kumva ibintu atari yari yakwiyumva kera, ubwo yashwanaga cyangwa se yatandukanaga n'umusore we wa mbere akamusigira ibikomere. Yatangiye kwiyumvaho amarangamutima mashya, ariko atuma umutima uhungabana kubera yuko yakundaga kwibaza kuri uwo musore. Inshuti yari afite uburyo bwo gukoresha amagambo make ariko agacengera umutima. Amagambo yamubwiraga niyo yatumaga amutekerezaho cyane ndetse akamugirira amarangamutima. Umunsi umwe bari bicaye ku musozi ureba ku gasoko, bari baturanye, maze inshuti aravuga ati, Imanzi, hari abantu uhura nabo mu buzima maze ukagira ngo wari usanzwe ubazi. Wowe rero uko niko waje mu mutima wanjye ndetse waje muri ubwo buryo. Imanzi we rero yumvishe ayo magambo inshuti amubwiye, maze anatekerezaho kabiri, maze ayahuza n'ibikomere yahuye nabyo n'uburyo yatengushywe mu rukundo bikamusigira ibikomere bitandukanye, maze amwihunza mu magambo aramubwira ati, urukundo si ikintu nakongera gutekereza ndetse sinshaka no kugitekereza, sinifuza no kukibona mu minsi izaza. Ariko ako kanya inshuti yaracecetse, amureba mu maso aramubwira buhoro ati, nta kintu nshobora kugushakaho, ahubwo ndahari igihe cyose uzifuza kuganira. Amagambo yoroheje yaje kumushyira mu byiyumviro byinshi bitewe n'uko inshuti yamubwiraga amagambo yoroheje kandi amuruhura umutima. Iminsi yakurikiyeho yabaye nk'inzozi. Imanzi yari yaratakaje icyizere mu rukundo, ariko bitewe n'amashusho yamuzaniraga n'amafoto yamuzaniraga, yumvaga atari we uzarota igihe cyashira ngo bongere bahure. Bacishagamo bakaganira mu buzima busanzwe, ku nzozi zabo ndetse no ku mibabaro bagiye bahura nazo, maze buri gihe iyo bari kumwe, umutima wa Imanzi wumvaga umeze nk'utangiye gusomererwamo inkuru nshya. Inshuti yavuze ko yashakaga gukora filime yerekana ubuzima bw'abana bo ku mihanda. Imanzi yemerera kumufasha kuyimwandikira cyangwa se kumwandikira script. Ibyo byahindutse iminsi yo kumarana myinshi. Imanzi abonye ko inshuti atari umuntu uvuga iby'urukundo gusa, ahubwo ari umusore utekereza, wita ku bantu kandi ufite indoto zifite intego n'icyerekezo, yaramukunze atangira kumwiyumvamo. Umunsi umwe ubwo bari kumwe barimo gufata amashusho, inshuti yamufashe ikiganza mu buryo butangaje, ariko ako kanya baracecetse bombi, baraceceka bose. Imanzi yumvisha amarira amumanuka mu maso, ahindukira buhoro aramubwira ati, mfite ubwoba. Inshuti aramubwira ati, nanjye ariko hari ibintu byiza bihaba igihe abantu babiri batinya kimwe maze bagahitamo kubiganiraho. Uwo munsi barahoberanye bwa mbere. Si ubusambanyi, si imyitwarire yo kwirarika, ni ukubabarana ndetse no kumva ko babonye ahantu ho kuruhukira. Iryo joro Imanzi yageze mu rugo, yandika ku gitabo kimwe amagambo yagiraga ati, nshuti aneye gutekereza ko naba naravukiye gukunda. Ibyishimo ntibihora aho ngaho ndetse ntibibura imbogamizi. Umunsi umwe inshuti yahamagawe n'ikigo gikomeye cy'i Kigali, kimuha akazi nk'umufotogarafi wa documentaire mpuzamahanga. Ni amahirwe umuntu atabura kwakira, ariko agahita amenya ko agomba kwimuka.
Aho niho urugamba rwatangiriye mu mitima yabo bombi. Bari bicaye munsi y'igiti gitoya. Nshuti asa n'uwabuze amahitamo, aravuga ati uyu ni amahirwe yo kubaka ejo hanjye, ariko sinzi icyo bisobanura ku buzima bwacu. Imanzi yumvaga umutima we utangiye gucika intege. Urukundo rwari rubatangiyemo akazi. None abakunzi bombi bagiye gutandukana. Baraceceka iminota myinshi, hanyuma Imanzi ahumeka neza aravuga ati nshuti, ndagukunda ariko sinshaka ko urukundo rwacu ruba impamvu yo gukubita hasi inzozi zawe. Ijya i Kigali, genda wubake. Nahisemo kugukunda mu buryo butavuna, ariko kandi nzakomeza ngutekereze ndetse nguzirikane mu mutima. Nshuti aramureba nk'umuntu ubabaye cyane, aramubwira ati urukundo nyarwo ni uru. Baratandukanye, ariko aho gutandukana nk'abananiwe, batandukaniye ku mpamvu zisanzwe ndetse zo gukunda. Umunsi inshuti ye yerekezaga i Kigali, Imanzi yohereje ubutumwa bugufi bumubwira buti ndagusabira gutsinda aho ugiye hose. Niba urukundo rwacu rugomba kurama, ruzongere ruduhe hamwe igihe cya nyacyo cyo guhura. Iminsi yabaye miremire ndetse umwaka wose urashira. Imanzi yakomeje akazi ke ko gufasha abana. Yagize ubushobozi bwo kuvuga mu nama zitandukanye, yandika ibitabo mu buzima bw'abana bo ku mihanda, ndetse yatsindiye igihembo cy'umwanditsi ugaragaza impinduka mu muryango. Nyamara buri gihe iyo yajyaga ku musozi bareberanagaho, umutima we wibukaga uwo bahoraga bari kumwe aho ngaho. Nshuti muri Kigali yabaye umufotogarafu ukunzwe mu ma ekipe akora documentaires. Amafoto ye yagiye ku marushanwa mpuzamahanga, bamwe bakavuga ko afite amaso abona n'ibitaragaragara. Yari yarakuze mu kwamamara, amahoro n'umurava, ndetse n'ubwo yabaga mu bitangazamakuru byinshi, yatwarwaga n'isomo Imanzi yamuhaye rigira riti kugira umutima woroheje ntibivuze kugira intege nke. Igihe cyose yagiraga umunezero, yahoraga yifuza ko Imanzi yari kuba umwe nawe, ariko bombi bahoraga bita ku hazaza habo ndetse no ku nzozi bari bafite. Umunsi umwe nyuma y'umwaka n'igice, Nshuti yaje guhabwa akazi gashya ko gufata amafoto y'imbere mu gihugu. Kuri Nyirangarama, umutima we wakubiswe inshuro nyinshi. Yahise yandika kuri telefone, ariko ntiyabwohereza, ahubwo ahitamo kujya kwikorera akazi ke, ndetse na Imanzi nawe atekereza ko yajya kumushaka. Yageze mu mujyi, ahabona Imanzi yicaye iruhande rw'abana bari kumva inkuru, maze abaha amafoto meza yo kureba. Arangije arikomereza. Nshuti yahingutse buhoro imbere ye. Abana baratangara bati mama Imanzi, urebye umuntu waje akishima. Baraseka bose. Imanzi yarahagurutse gahoro, amureba mu maso, amagambo arabura, umutima ukaba ari wo uvuga. Nshuti amuha agaseke gato gakozwe n'intoki, aravuga ati ibi ni amafoto twafashe umunsi dusangira icyicaro cy'ibyatsi hahandi munsi y'igiti. Ariko hejuru hari ijambo rivuga riti urugendo. Asoza ati naragarutse. Ariko Imanzi, sinagarutse ngo dusubire aho twari turi, twese twarakuze, ariko ndumva igihe kigeze cyo kubaka ibishya hamwe njye nawe. Ese wumva aho ujya naho najyayo nanjye tukaba turi kumwe? Amarira ya Imanzi yamenetse buhoro, aramufata ibiganza aramubwira ati nari niteguye kugenda njyenyine, ariko niba ugumye ku rugendo rw'umutima wanjye, reka tugendere hamwe tugendane. Barahoberana mu buryo burenze urukundo, barahoberana nk'abakomeretse ndetse n'abarokotse urugamba, nk'abagize amahoro mashya. Nyuma yo kongera guhura rero, bahise batangira umushinga mushya, gukora filime yerekana uburyo abana bo mu mihanda bafite impano ndetse n'amahirwe yo kubaka igihugu. Uyu mushinga wabaye isano rishya ribahuza, ribaha amahirwe yo gukora n'ibindi byose bitandukanye. Barakorana buri munsi, bagakora ibikorwa byateye kumenyekana ndetse no gukundwa. Nshuti yagize ijambo rimwe akunda kubwira Imanzi ati ntabwo nagarutse ngo nguhemukire, ahubwo nagarutse kubw'urukundo nyarwo rutajya rurangira. Imanzi nawe akamubwira ati nabonye ko hari urukundo
rutahitiramo aho ngo ruguye kwicuza kuri ejo hazaza, ahubwo rukubakamo amarangamutima mashya yo kuguruka ndetse ukagera mu birere ukumva ko hari undi ushobora kugusama. Ibyo nibyo byatumye urukundo rwabo rutavunika, rutagira agahato, kuko rwari rufite icyizere ndetse rugatanga n'isomo ku bandi. Urukundo si ukubana buri munsi, ni ukumenyana amateka yanyu maze mugahitamo kuyumvana. Urukundo nyarwo kandi si uguhatira umuntu kugumana nawe aho uri atagomba kuhaba, ahubwo ni ugufasha umuntu kugera aho akwiye kuba. Niba urukundo rugutera gukura kurushaho kuba wowe no gukunda isi kurusha uko wayikundaga ejo, ni rwo rukundo nyarwo. Imanzi n'inshuti barabitweretse. Urukundo rutavuna ni urukundo rufasha buri wese gukura kandi rukubakira ejo hazaza buri muntu wese bitewe n'icyo yifuza. Ku ijambo ry'umutima, iyi niyo nkuru y'urukundo twifuje kubagezaho, ndetse tubashimiye ko mwabanye natwe, tubashishikariza kuzakomeza kubana natwe no mu zindi nkuru zitandukanye zizaza mu gihe kiri imbere, ndetse n'iziri gusirikira ku mbuga nkoranyambaga. Nk'uko twayibabwiye, icano ibagezaho inkuru zitandukanye, ntitwubakira ku nkuru imwe, ahubwo iri kubaha abantu isomo ndetse n'iyishobora kugira icyo isigira abatwumva niyo tubagezaho. Tubashimiye yuko mukomeje kubana natwe, mukore subscribe, mujye handitse share, musharinga abandi, ndetse no muri comment mutubwire, mudusharinga ibitekerezo byanyu n'icyo mwifuza ko twahindura ndetse n'icyo twakongeraho. Tubashimiye ko mwabanye natwe rero, inkuru zacu nakagaruka ku ijambo ry'umutima. Ciao ciao.